Ni gute twaba inshuti z'ukuri? Shyigikira inshuti yawe. Muri make dukwiye gushyigikirana, gutezanya imbere kabisa, simbizi. Gushyigikira umuntu bizana imigisha, gufasha bizana imigisha. Muri make nk'ubwo urebye amavideo yanjye ukayarangiza kabisa, nawe Imana yaguhezagira, ntawamenya aho Imana ibinyuza. Anyways, ishimire ibyagezweho n'inshuti yawe. Niba inshuti yawe iteye imbere, nawe byishimire, kuko iyahezagiye uwo nguwe nawe izaguhezagira. So reka kugira ishyari kubera kanaka yateye imbere, kubera yinjije, kubera yarangije amashuri, kubera ikaba kubera nawe ugasanga ishyari ryakuzengereje. Shyigikira umuntu kubera ateye imbere, mwishimire, uvuga uti Imana iguhezagire. Ni ukuri turishimiye, apana iby'uburyarya. Ariko rero apana kuvuga ngo turishimye kubera uteye imbere, urangije amashuri ngiryo ishyari. Oya, twishimira abantu n'umutima ukeye, nta buryarya burimo. Umva inshuti zawe mu gihe zikeneye. Muri make niba umuntu aguhamagaye ati bana ndarushye, nkeneye umuntu tuganira, nkeneye umuntu numva ko turi bushyigikirane, cyangwa se ndi buruhurireho umutima wanjye, ukamwumva. Apana kumwumva kujya kuri social media ukabivuga ngaho telefone zacicikanye, ukavuga ibyo umuntu yakubwiye kubera ibibazo arimo aracamo. Ntabwo abikubwiye ngo bijyane kuri social media, arabikubwiye ngo umusengere, umuzamure mu masengesho yawe, umwingingire. Muri make hari igihe umuntu agera mu kigerageza kumva no gusenga neza byaranze. Iyo umuntu akubwiye ati ndakwinginze nzamura mu masengesho, ntabwo bakubwiye ngo umujyane kuri telefone. Abakubwiye ati njyana muri telefone yo mu ijuru, apana telefone zisanzwe. Ibuka ibintu by'ingenzi. Niba umuntu akubwiye ikintu, cyangwa se niba umuntu agutumiye atebana mfite anniversaire cyangwa se mfite ibirori binibi, ntugende ngo ni kwa Christine, ntaho nzajya, nzamubwira ko byancitse nabyibagiwe. Kandi urabeshya. Twumvikane barundi banyarwanda, abantu bumva ururimi ndimo ndavuga. Twumvikane, dutezanye imbere. Niba umuntu agutumiye, ntuvuge ku munota wa nyuma yamaze guteka inkono 500 ati ntabwo nkije. Jesus Christ. Oya. Kuba ufite ubudahemuka, kuba umuntu wizerwa. Kuba umuntu wizerwa ni wa muntu inshuti yawe ikubwira ibanga, akaba avuga ati bana niba mbwiye Christine ibanga ryanjye ntabwo kazarijyana, ndamwizeye. Ariko se kuribwira umuntu bwacya akaryumva undi muntu arimubwiye mu birometero 500. Jesus.